hanyuma muyifungure mwereke itorero inyuguti, hanyuma niba ngombwa ndabaza ninde wabisipoza igiye gukurikiraho. Ugitora anshaka nyina giterane abo tubiziranyeho mu wemuretse. Hari abantu umwuka ngo yongoreye kuko umwuka ngo ugikorana n'undi. Yigirira imbere ahagarare hafi y'iriya vaze. Niyo nyuguti turebe ko ari naswas Oasis. niyo nyuguti gatega, niyo nyuguti Sa. mama ngo nisanzwe ni neza maji komera maji. Hanyuma abashyitsi mwatwuye radio Rwanda abaza bazona niyo nyuguti I. Benda gushaka da. Oasis. Yama. Imani iradukunda. Oasis. Irya nyuma twese hamwe. Yes. Sa. Haleluya. Amen. Oasis. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mukanya tugiye gutangira impundu rimwe tumaze kumenya amazina y'umwana. Ubwo abari ku nanga tuze kuzumva, abari kuri gitari tuze kuzumva. Twabibabwiye biragorana kumenya izina rikwiye, ariko hamwe no gusenga bafite inzandiko hano uzegeranyije wasanga ari zikoze izina ryitwa Oasis. Amashyi menshi. Icyo twitaga timu ya ADPR Kabagari cyiswe Oasis Worship Team. Oasis turayivugaho gato cyane. Oasis ni amazi aboneka mu butayu, aboneka mu butayu, abonwa kandi agerwaho n'abantu bagenza urugendo rurerure. Bateguye amazina menshi, natwe mu gusenga tubona menshi, ariko turebye igihe umurimo urimo dusanga muri iri zina ni ahantu ho kuruhukira, ni ahantu ho guhembukira kuri Oasis, ni ahantu ho kunywera ugashira inyota waruguye umwuma. Twasanze rero ari ryo zina bakwiye kwitwa muri 2024 gukomeza ubu yiswe Oasis. Ijambo bashize mu majwi ndetse bashaka no gupresenta hariya hejuru barimo baritegura. Ndagira ngo tubanze tugire abantu dushimira. Nanone perezida sinzi niba biri hafi ye, tubanze tugire abo dushimira. Oasis Worship Team yacu bagenze urugendo rurerure, ariko kandi harimo abantu